nuko rero mwagiye mubidusaba muri benshi uyu munsi nyine nibyo tugiye kureba. Ese ubundi gusomana bifitiye umubiri wacu akahe kamaro? Gusomana rero bifite akamaro gatangaje ku mubiri wacu. Ushobora wenda kuba udakunda gusomana cyangwa se utibuka neza n'igihe uheruka gusomanira, yaba ari gusomana nyine n'uwo mukundana. Iki ni cyo rero gihe cyo kubihindura kubera ko bifitiye akamaro umubiri wawe, si rito ku bashakanye cyangwa se n'abafite abafiyanse. Nkuko rero ubushakashatsi bubyerekana, kutabasha gusomana neza ni ikimenyetso cy'uko utishimye mu buzima bwawe. Bukomeza rero bwerekana ko kubikora neza byongera cyane kwiyumvanamo, bigatuma umubiri ukora neza ndetse n'amarangamutima akarushaho kuba meza. Niba rero wifuza kugira ubuzima bwiza no kongera umubano mwiza hagati yawe n'uwo mukundana cyangwa se n'uwo ukunda, bishobora kuba uburyo bwiza ndetse bishobora no kongera ubushake ndetse bikongera no gukundana cyane mu gihe nyine ubasha gusomana n'uwo ukunda cyangwa se n'uwo mukundana. Hari akamaro rero gusomana buriya bizanira ubuzima bwacu cyangwa se n'imibiri yacu. Ikintu cya mbere, gusomana byongerera ubuzima bwacu ibyishimo, bituma tugira ubuzima bufite umunezero. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko imiryango ikunda gusomana cyane ibaho yishimye ugereranyije n'indi miryango ibikora gake cyangwa se itanabikora. Ikindi rero ubushakashatsi bwerekanye ko aba bantu baba bafite amahirwe menshi yo kugumana igihe kirekire kurusha abantu batajya basomana. Kugumana nyine kurambana, kugira urukundo ruramba rushobora kuba rwamara igihe kinini cyane, kubera ko buriya gusomana byongera kwiyumvanamo ndetse bikongera n'ibyishimo ku bashakanye. Hanyuma ikindi twungukira mu gusomana, ku bagabo rero umusemburo wa oxytocin, uyu nguyu cyangwa se umusemburo w'urukundo ariko muwita, wiyongera cyane mu gihe cyo gusomana. Ku bagabo niho wiyongera cyane kurusha ku bagore. Urumva ko rero niba uyu musemburo w'urukundo, abagore wenda ukuntu nyine dufitemo impuhwe n'urukundo biri muri twe bya karemano, usanga dusa nk'abarusha abagabo. Iyo rero umugabo nawe ari mu gikorwa cyo gusomana, uyu musemburo uriyongera, bivuze ngo nyine umusemburo w'urukundo cyangwa se oxytocin ko wawita, ugenda wiyongera, bigatuma nyine nawe n'urukundo rwe rugenda rwiyongera cyangwa se ruzamuka. Ikindi rero mu gusomana bituma umubano w'abashakanye urushaho kuba mwiza. Uretse kuba urukundo rugomba wenda kuba ari nk'ikimenyetso cya mbere cy'ingenzi ku bantu bakundana cyangwa se bashakanye, ubusabane no kwiyumvanamo biri mu bintu bituma batindana ndetse buri wese akifuza guhora ari iruhande rw'undi, akumva atabaho atamufite. Mbese urumva wa muntu uhora ukunda, wumva utatakaza, wumva yaguhora iruhande, wumva utabaho utamufite. Urukundo rugenda rurushaho, ariko nanone n'umubano wanyu urawusigasira kubera ko ntabwo uba wifuza kumutakaza. Uba wumva ko ari umuntu w'agaciro. Uko ugenda ukunda umuntu cyane, wumva yaguhora iruhande, wumva yaba umuntu wawe wa hafi, niko ugenda wongera n'agaciro umuha n'umwanya umuha n'uburyo mwumva. Ugenda nyine wumva ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe kubera ko umubuze ari ikintu wabutakaje, bigatuma rero umubano wanyu waguka ukaba mwiza cyane kurushaho ndetse n'urukundo rwanyu rukiyongera mugakundana kurushaho. Ku bantu rero bakunda gusomana kenshi bakunze kugaragaza amarangamutima yabo ndetse n'ubwumvikane bwinshi mu muryango wabo, kubera ko nyine wa muntu uhita wirekura biroroha. Niba kurakariye bihita bigaragara, niba kwishimiye bihita bigaragara, ntabwo ari babandi barenzaho ibintu bipfa. Kuko buriya gusoma umuntu utabishaka ni ukuri ahita abyumva, cyangwa nawe uhita ubyumva, ntabwo biba bimeze neza nk'umuntu waba bikoze bimuvuye ku mutima. Ikindi rero buriya gusomana bigabanya stress. Umusemburo rero wa cholesterol uyu nguyu uzwiho kuba imvano ya stress mu mubiri w'umuntu. Iyo ubashije gusomana n'umuntu byibuze iminota igera kuri 15, bishobora rero kugufasha kugabanya urugero rw'uyu musemburo ku buryo bugaragara. Ibi rero bigatuma na ya stress nyine cyangwa se isoko ya stress, urumva iyo ubashije kuyisenya na stress ugira igenda igabanyuka cyangwa se ntunayigire, kubera ko nyine buriya uno musemburo iyo wagiye ugabanyuka bivuye mu kuba wabashije gusomana kandi ukanabikora iminota igera kuri 15, rwose bigenda bigufasha cyane hehe na stress. Hanyuma
hanyuma gusomana buriya byongera kwizerana ku bashakanye kubera ko bigira uruhare runini mu kongera icyizere mu muryango. Ubushakashatsi bwakozwe bwagiye bwerekana ko imvubura zo mu kanwa ndetse no mu maso hose zihanahana amakuru kimwe nyine n'imisemburo mu gihe umuntu arimo gusomana. Hanyuma rero mu gihe usomanye neza nyine n'umuntu ukunda bituma urushaho kwizera uwo musomana ndetse no kurushaho kumwishimira cyangwa se kumubwiza ukuri, kubera ko nkuko nagiye mbibabwira, iyo usomye umuntu ari nko ku gahato cyangwa ari ibintu uri kwishakamo uri kwihigamo, ntabwo biba bimeze neza nk'iyo ari ibintu bikuvuye ku mutima uri kwiyumvamo. Urumva rero iyo umuntu nyine harimo akabazo hagati yanyu, harimo akantu katakemutse, biragoye ko mwanasomana neza wisanzuye. Kakantu n'ubundi kazamo ko kuba ntabwo biri kukuva ku mutima neza 100% kuko hari ikibazo kiri hagati yanyu. Ibi rero bituma iyo umuntu nyine bitewe n'uburyo musomana ushaka kumenya niba hagati yanyu harimo ikibazo mukabanza mukagikemura kugira ngo mwisanzuraneho neza, cyangwa se ukanamenya niba nta gihari binyuze muri icyo gikorwa. Akaba ariyo mpamvu rero bituma murushaho kwizerana ndetse no kurushaho kwishimirana no kubwizanya ukuri, kubera ko iyo bitameze neza biragoye ko wajya muri iki gikorwa kandi bitameze neza ngo ubashe kuba wagikora neza. Ikindi rero biragusomana bikomeza imibereho myiza kubera ko nubwo nta buryo buhari bwo kubisobanura, gusa uko bikomeza ubuzima nabwo burushaho kumererwa neza muri rusange, kubera ko ufite akanyamuneza, ufite rwa rukundo, ufite wa munezero, bigatuma nyine n'ibyo ukoze ubikora neza bishyize mu mutima. Ubushakashatsi rero bwakoze bwerekanye ko abantu bamaranye igihe kinini kandi basomana kenshi bagira urugero ruri hasi rwa cholesterol nyine, bityo bikabafasha kwirinda indwara z'umutima n'izindi zitera imikorere mibi y'umubiri, bigatuma rero ubuzima bwabo bugenda neza. Urumva ubuzima butagira stress, nta stress, nta bintu by'imihangayiko, ntabwo uzagira by'ibibazo by'indwara z'imitima cyangwa se kugira umubiri ukora nabi kubera stress, kuko twamenye ko stress igenda itera kuryagagura, ukabyibuha, kubabara umutwe, kumva utameze neza, kugira umushiha n'agatima kabi. Ibyo bintu byose urumva iyo bivuyeho ufite imibereho myiza, ufite ubuzima bwiza bumeze neza budafite ikibazo na kimwe. Ikindi rero buriya gusomana bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, kubera ko gusomana bituma udutsi dutoya dutwara amaraso twaguka, twamara kwaguka rero bigatuma umuvuduko w'amaraso ugenda ugabanyuka, cyangwa se bikakubera nk'umuti mwiza igihe uri wa muntu ufite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, kubera ko niba tuno dutsi dutoya dutwara amaraso tubashije kwaguka, urumva umuvuduko w'amaraso uragabanyuka, hanyuma noneho ugende umererwa neza, wongere kugira ubuzima bwiza. Ibyo ngibyo nababwira umubiri wungukira mu gusomana, ariko nyine ni byinshi, yaba ku ruhande rw'urukundo yaba no ku ruhande rw'ubuzima muri rusange, kubera ko iyo ubikoze ukabikora ku muntu ukunda ariko nawe ugukunda, kubera ko iyo usomye umuntu, wenda umuntu uramukunda mwiyumvamo, ukamusoma watagukunda ngo aba kwiyumvamo, n'ubundi uhita ubyumva, urabihirwa, birakujena, birakubangamira, uhita ubyumva. Ni byiza rero ko gusomana biba hagati y'abantu bakundana, bibaye byiza. Urumva niyo mpamvu hano nagiye ngaruka ku bashakanye, kubera ko abantu bashakanye baba bakundana, atari n'abantu bari gukora igikorwa runaka bihishe, ni ibintu bemerewe, ni inshingano zabo. no gusomana bikaba bisaba ko umuntu nyine wamuteguye n'amagambo meza mubwiye, ntabwo ari ukuza ngo uhite usoma umuntu gutyo gusa, n'amagambo meza umubwiye, se ni ikintu cyiza umukoreye, hari uburyo bitegurwa kugira ngo umuntu bye gusa nk'ibintu bimugwiririye, kugira ngo abikore koko bimuvuye ku mutima, nkuko nagiye mbibabwira. Ngibyo rero nkuko mwabidusabye muri benshi, nizere ko mwabyumvise. Buriya gusomana bigira uruhare runini cyane mu kubaka urukundo no kongera umunezero mu buzima.